n'icyizere gikomeye yakomeje kugira mu buzima. Hanyuma uyu munsi tukaba turi ahangaha atubwira urugendo rwe muri Sunrise. Anti arimo adusanga, ndibaza ko mumwibuka. Muramwibuka? Muribuka afite cya kintu bavomesha bakitabije gacaca nshuti zanjye. Reka twumve uru rugendo rwari rumeze rute. Anti abirimo neza cyane ndetse n'abandi bafatanyije. Mwakoze. Haleluya! 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 Agazanshima Imana. Nuko ndashima Imana tgeje kuri uyu munsi. Iyo mbanza gushima uko nishobora byose. Hari benshi batambutse twakoranye, hari benshi batambutse twareze, ariko turacyari bazima katubishima Imana. Mu by'ukuri maze iminsi 5 narwaye gusarara, ntashobora kuvuga. Nabibwiye Pacifique nise ko ntashobora kuvuga, arambwira tuzongera volume n'ujya kuvuga tukongeze volume. Asa nk'umuntu wongorera, ariko ejo bundi nagiye kwa muganga mu tunini birashira bisa n'ibigabanutse. Rero ndashimira aba bana bateguye uyu munsi, Imana ibahe umugisha. Ndashaka kuvuga rero kuri Bishop wacu Daddy na Mami. Bishop yatubereye umubyeyi, n'abana bavuze ko yabereye umubyeyi, natwe yatubereye umubyeyi, ko twari tukiri bato. Umva imyaka ishize ni myinshi cyane. Ifashije abana bafite ibikomere, natwe aratwoma twari dufite ibikomere, ariko ubu tumeze neza nta kibazo. Imana imuhe umugisha. Bishop rero yakoze umurimo udasanzwe awukorera abana b'Abanyarwanda. Ni ukuri niwe wabaye wa mbere, n'ababikoze nyuma ye. Abagiye babikora nk'ibyo yakoze ni bakeya, ariko yabimburiye abandi. Njye natangiranye na Sunrise 2001 mu kwezi kwa 8 tariki 15, ko twatangiye 24 z'ukwa 9, aho twe abanyetorani twaje mbere kugira ngo twitegure dusasira abana, byose tubikorana n'uriya Pam ari watwigishije akazi. Ntabwo twayagushobora, ariko Bishop yatubereye umubyeyi. Bishop akaza kudusura, Bishop akaduhumuriza, biratuyobera. Baza gufata abana bavuye mu mpande zitandukanye, bafite uburere butandukanye, n'abo mu muhanda n'abaye bose, kugira ngo uzashobore kubajira. Byaratugoye, ariko kubera Imana amasengesho dusengeraga, Imana yadushoje. Rero Bishop twarabonanye bwa mbere, arangatse ushinzwe icyaha Metron. Ati uzabishobora? Ati se ufite abana? Ndabafite. Ati se bariye? Nabazanye. Ubwo nabeshye imyaka. Uwita tuvuga ko afite 4, uwita mvuga ko afite 5, uwita avuga ko afite 5. None undi we afite 6 akwije ko bajya mu P1. Hangati se wabaza ati ndabeshye. Umuto yari afite imyaka 3, hari uwamondereye sinzi niba yaje bamutaka Kamari, sinzi niba hari. Besagaragaza ubuto bwe bwose, akirirwa agenda mu kigo hose, abandi bajya mu ishuri ntajya mu ishuri, agafunga amarobine yose, akagira gute. Hagati rero abana harimo abana batoya, ariko akurikira wine we akiyumanganya ko afite igikuriro. Sonia wicaye ari hehe? Ave Yohana. Sonia ari hehe? Wino hano. Yari afite imyaka 4. Noneho ndagije akitora mu ishuri ntavuge, ntajya agaceceka. Umukurikira we afite umwaka, yaramuje mu mwaka umwe, akajya avuga ibintu bitumvikana. Abantu batakose bukeye witwa Noza Marita arambwira ati ko se Betty Junior yujuje imyaka 4 abeshyi kugira ngo yinjire mu kigo, uzajya kumusiga hehe?
ati mbona ibi navuga simbyumva nabaje ntabwo uzi Ikinyarwanda ati nabaje abazi Ikinyarwanda yako atazi ibyo kuvuga atazi kuvuga n'uyu bavugaga rimwe ariko yitondaga agaceka agatuza nuko ubwo rero arambwira ati urafite nti ati bakuze nti nuko abana tubana nabo ariko umuhungu baje kwirukana atarageza imyaka abagendemo nawe batura umuhungu we rwose ari bagende mu bantu ba mbere batura n'umuhungu wa Beti none baravuga ati fama aravuga ati mushyire mu abutwara abanane nawe amuzanye amuzanye kubera ko nyine yitwaraga nawe agafungura amazi akagira gute akagira agatera amabuye ku ofisi headmistress yari Sharoni agatera amabuye bashaka bombo wari manager arambwira ati mbara Beti hitamo akazi cy'umwana agende ndamushyira he ataho ubushya niwo wazi cyangwa se umutware ureke akazi mwohereza mama ariko nyakubahwa Bishop ndagushimira kandi ndagukunda mbere njye mwandikira nkakwandikira nkabikubwira ndagushimira ibintu wakoze ntabwo bisanzwe twabanye n'abana batandukanye tubana n'abana barwaye hahamuka hariho umwana wajyaga hahamuka yabivuze kuri graduation ye umukobwa none nge mbona namukanganiriza mwese ibintu burimo nibiki urabona uri gana na ministry urahura mukankimbwa ubwo urabona uzagezayo ubuzi ko ushobora kubona umugabo muri aba ngamwigana none urabona ngo nta babyeyi ntaki mama Mbabazi aje asa nk'uteye mu ryanjye aza kwigisha abana arabigisha babwira uburyo bagomba kwihangana ko atari bo mfubyi zonyine ko bagomba gukundana ibintu byose none yarangije umukobwa ubwo bari yavuze ikibazo cyo kwiyahura yavuze kuri graduation ati Madame Bishop yaraje avuga ubutumwa niyemeje kwitera icyuma ati avuze ijambo ati barangirije ati ni abana ukuntu basa ngiye gupfa mbasigi ati niwe wanyomoye Madame Bishop womo y'abana b'imitima yahungabanye wicara ubizi ushaka uzamumbaza mukubwire ariko ndabashimira nanjye Bishop yarandeze abana njya murabizi hari ugiye kumbwira arambwira ati ntabwo se ko ufite uruhara atega abana rwandutaga cyane nubwo ari antinos uwo ni witwa Karumuna ati ntabwo wandutaga cyane ati uriya ntabwo imyaka urusha ari myinshi kubera se ati ntabwo ari myinshi ati uriya rero waruzi ntaze muze Karumuna twarwanye nawe Bishop aje ku ishuri arabwira ati mukuremo imyenda ati abana bafashe mu mifuka bafashe mu mifuka ati ibana nabaye n'abashumba niki ati n'abanyeshuri abanyeshuri sekunda bambaye uniform kuko urabona uniform zabaga muri Amerika zikaza ari z'abana batoya kandi harimo abana bakuru twadodesheje zabo bazishika buri munsi tukadodesha aravuga ati ipantaro ufite ipantaro wese muyikate yarambaye barambaye amapantaro ati muyikate ibikabutura ko bigize abagabo bazwa abagabo tubekanyije Karumuna ati ndagashaka ndatanga ati nuni naje mama atabishaka nagatangira ati namusize muri Kongo n'inka ati rero ndasubirayo ntaye dusanga arimo gukuruza rakirete twaye bikase twabishyize mu cyumba ati ntaye ati nuni ubwo si ryanjye kwiga si ryanjye turengera turarira Karumuna akwihanganye rwose ati ndabinginze mu mbabarire ati ndataha ntabwo Imana ngeneye ko nigahanga yarabigeni kucyumva ko tabigeni turavuga ati turayakata kandi nta kiri uri bukore ati namumemukiye guma aho rero ntawe uri buki rero Bishop twahuye n'ibibazo bikomeye by'abana twarahanduye imvunja nkuko bavuga ntabwo ari ibintu byo kugira byo kubeshya ngo bagiye twarazihanduye n'ubu nyarishanga batekerezaho nahanduye yewe ndabazi imvunja 9 mu ino rimwe ariko Bishop ikintu ngera mukundiye ni ikintu kimwe bavuze byo guhoberana buriya niba ari ikintu kikiza umubabaro ku muntu n'umuntu kuguhobera yagorera kumva ko agufashe kweri kumva afite urukundo mu guhobera akumva agufashe kweri nkabikunda
Bishop yaza nkumva namutetaho kandi namutetaho pe nkamutetaho nkamubwira ibyo nshatse kandi nakanyumva nk'umubyeyi urumva nkamukunda. Bishop ugasanga araza akatubwira twakora inama kandi agutangira igihembwe tugakora inama akatwakira akatugaburira akavuga buri muntu avuge uko byagenze. Nibwo yarambwiye ikibazo cyanjye namutangiye mwishyurira mubwira ikibazo cyanjye ariko numva atabyumvishije numva ntabwo birasa nk'umuntu utabyumvishije ariko byarantangaje ko na Bishop 2003 atelefona Leti Gashagaza Pastor Gashagaza ati shaka contacts z'umumetro Tibeti mufate azana umwana wiga Sunrise yishyuriraga tumushakira mu sponsor. Yakoba Bishop ndagushimiye pe. Uyu mwana wanjye kuva 2003 ntabwo yigeze mwishyurira kugeza arangije senior 6. Urumva ako gaciro ntabwo rero ushaka kubagira umuntu nk'uyu nguyu. Kandi Yakoba Bishop ikintu ngiye gusorezaho aba bana batoje urukundo ntabwo nari nzi ko inkoni nabakubise hari uwananyiruka. Yajyaga atubwira Bishop akavuga ati mwabana mwereba ari ni muramu we umugore wa murumuna we twari mu nama aravuga ati Yakoba Bishop ati rwose ati inkoni zisha abana. Umwana wigaga hariya atuvaho ntabwo turi mu Burayi ati umwana we numva adashaka guhanwa uzamutware ari muramu aravuga ati abana ni abanyu mubafate nk'abana banyu. Uno mukubita umuhoye ubusa Imana izabikubaza ariko nta muntu utarakubiswe nanjye narakubiswe narezwe ndakubitwa ariko ndashimira ko inkoni itabuze icyo ikora hari icyo yakoze yatanze umusaruro mwiza kuri aba bana. Nukuri nge byarantangaje nashyingiye umukobwa wanjye w'imfura wari ufite imyaka 6 ariko ndabubwiye Bishop abana barantwereye ba Sunrise bakora urubuga bantwereye amafaranga nyeretse aho umuryango wacu ati se abanyeshuri bashobora barimo kuko abarimu bantwereye makeya ubona ko twakorana ese abana se barusha abakozi amafaranga ni nabone ko barakuze. Ndabashimira hari benshi nisanzuraho hari Desire hari Pacific nukuri hari Faith hari Joyce mbisanzuraho nk'abana banjye kandi n'abanyisanzuraho barumva ntabwo icyo nabwira umwana umuvandimwe nkibwira abana nko kumbwira umwana wanjye kandi impamvu mbisanzuraho ko n'abanyisanzuraho bakambwiza ukuri. Rero ndashima Imana yatuyeje amagingo ndashimira abana baduciye amaboko hashimira na bagenzi banjye twafatanyije umurimo nukuri ntabwo twaruriye ubusa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi urukundo mufite muzarukomeze. Ngiye ku bwanjye numva Bishop duhura buri mwaka tukamushimira. Yewe iyo umuntu yapfuye sinshobora kuvuga Mariya Mahonini guraki abantu bakiriho kinumva ibyo umuntu amubwira ibyo kujya hejuru yasirikaye ngo yankoreye ibi nibi ngo agize ibi nibi okay wabivuga ubishoboye ariko nshima ko umuntu abwira umuntu ari muzima ni byiza Yakoba Bishop aho uzagira nanjye nifuje kugira ikintu navuga aya mahirwe sinakwemera ko ncika. Aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Hari icyo narenza hano se ntibihagije? Murakoze kunyumva. Ariko reka ndenzeho mfite ibintu bine byo kuvuga nihuse ntatinze. Nibazaga se ndabivuga mu Cyongereza mu Kinyarwanda ariko abana bavuze bati indimi twarazize.
mureke nze kuvanga mo gakeya. Murakoze. Ndagira ngo mbanze nshimire Bishop cyane. Ndagushimiye cyane. Nza muri Sunrise. Ubwo ngeze ku cya kabiri, point ya kabiri. Nza kuri Sunrise, nari ndangije kaminuza. Bishop cyana niwe wampaye akazi bwa mbere ntangira kariyeri yanjye. Hagati aho ariko hari aho byanyuze. Yabinyujije mu ubona kwitahirwa Honore, ndifuza ko nawe twamwakira akaza. Hirwa Honore niwe watubwiye ku byerekeye Sunrise. Numva inzozi ni nziza, nanjye ndavuga nese kuki naza ngo mbe part of the vision. Nuko twisanze i Musanze ku kigo cya Sunrise. Point yanjye ya gatatu, hari icyo bakunda kuvuga mu Cyongereza ngo there is a season and a reason for everything. And I think with the vision Bishop Rucyahana yari afite, it is beyond seasons. It is even beyond reasons. Ni ikintu gikomeye cyane mwakunze kukivuga kandi mwakivuze neza cyane. Bishop Rucyahana akantu navuga nihuse, twigeze guhurira imahanga ahantu mu kibuga cy'indege. Nzibo ntago ari bunyibuke, ariko ngiye kubona mbona arancuhuje ata makuru, ubu usigaye uri he? Numva binkoze ku mutima cyane. Nubwo naje ndi umukozi, ariko nanjye nari nkiri muto icyo gihe, kandi nanjye namubonaga nk'umubyeyi, kandi ndacyambona nk'umubyeyi wanjye. Bishop, watubereye umubyeyi mwiza, Imana iguhe umugisha. Ngeze ku cya kane, ari naho soreza. Aba bana twavuga bakuriye Sunrise, ngira gutya nkanyura ahantu, najya kuri bank ahura n'umwe muri bo, barimo baraseka barabizi. Saa sita inzara yanyica, numva nshaka kurya nk'aga crispy taco, hari ahantu nkatira nako nkakabona. Ibi byose biraturuka hehe? Biraturuka kuri Bishop Rucyahana no kuba yarumviye Imana. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Bishop, ndashoje, ariko ndabasaba nanjye ikintu kimwe. I will need a hug. Murakoze. Ngiye kwirirwa. Amazina yanjye nitwa Hirwa Honore. Naje muri Sunrise, nje mu kazi ka IT. Ariko hari byinshi. Ngira amahirwe yo gukorana n'umubyeyi. Yari papa na mami yari mami. Akazi k'ubwa IT nagakoze. Yari domaine yanjye. Ariko muri rusange nageze muri Sunrise nari muto, ariko nagerageje kubaho nka kwinjira muri departement zose. Nta hantu na hamwe nigeze nsiga. Habe mu gikoni ninjiragamo nk'abavuyanga nkababwira ni ibi bigomba kugenda gutya. Habe mu barimu nabenjeragamo nkababwira ati mugomba kubigenza gutya. Bazi wanjye nkabwira abanyeshuri nkababwira ati mugomba kubyiga kuko inzira yanyu nta umenya aho izajya. Hari umunsi umwe nigeze kubyuka saa 10 tugiye ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda kuzana abarimu kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga. Tugerayo mbona n'abantu simbazi, ariko ikintu target yari hari nuko bagombaga kuza kwigisha. Numve urukundo rw'umubyeyi gutekereza abanyamahanga kugira ngo baze bahe ubwenge abene gihugu. Urukundo rwa Bishop ntabwo ari urukundo rwo kuvuga ngo arakunda
Patrick arakunda Andrew, rwari urukundo muri rusange rumurimo, ntabwo yashakishaga. Hari ijambo muri Bibiliya anditse ngo Imana yinjiraga muri Edeni, ni bande banezerwaga? Ni bande banezerwaga? Abari mu ngobyi. Abari mu ngobyi ya Edeni. Abimana yaremye. Cyane iyo yinjiraga mu kigo, umutima wanjye numvaga urambutse, numvaga nta kibi na kimwe asanze. Twigeze kugira n'igihe gitoya tunanirwa n'abana bashatse kuzana discipline itari nziza yo gushaka kujya mu biyobyabwenge. Ndibuka hari nko saa 3 z'ijoro, mfatamo umwe namukubise nta kintu na kimwe ntekereza, ariko kugira ngo nange ikintu cyitwa kumva ko umunyeshuri wa Sunrise yafatamwe ikiyobyabwenge. Gerageza no kubishyiramo abadirecteur, nshyiramo yitwa Blaise, yari directeur. Ndamubwira ngiye kumugukubitira na nyina na se bamubyaye, nibashaka kuza nabo ndabakubita. Icyo kintu umwana yarambwiye ati mu buzima bwanjye inkono nkubise, sinzi ko niba nari kuzanywa n'itabi nzanarinywa. Rero Bishop, turi hano twarezwe kimwe, turi hano hari abaje nka Loise yakinaga football yambaye inkweto zavuye muri Amerika, bigiyeho kumenya Adidas, New Balance, Nike, bazanye kontineri, abana bose babambika inkweto. Ariko Loise yajya gukina agakuramo inkweto, yari afite ikirenge cyakandagiraga ku buryo n'umupira waraturukaga, ariko ukumva kunezerewe. Bishop, wabahaye ubuzima, urabambika. Uzi kubona umwana ufite amaga, ibikoroto biruzuye, ubu bafite imvi, bafite coiffure nziza, bafite ibikoroto, banyara babeti, bakirirwa banitse imyenda, ukarya usanga ibintu byose birizagara. Ariko ubu umuntu n'umutima wawe ibyo ntiwabirebaga. Icyo warebaga hari imbere habo, kandi imbere habo bicaye imbere yawe, kandi imbere habo ni wowe. Turi hano turashima, turi hano turi kugushimira. Beta aravuze ngo ikibi no gushima umuntu atakiriho. Bishop, turagushima, watugize abo turi bo, duhagaze imbere yawe turi abagabo bafite abana, turi imbere yawe hari abagore bafite abana. Waratufashe, uraturema, irema umuntu, imubumbye, imuhumekeramo. Ibyo byose ntabwo navuga ko ari Imana. Natwe kuri twebwe waratugize, watugize abo turi bo. Turahagarara ahantu tukumva duhagaze, turagenda ahantu tukumva tugenda. Izo ndimi tuzivuga nk'abifu, nabyita ngo iki, kuzivukiramo, nta kuguhanga ya twarazi. Wagira ngo nta kintu wadusigiye, waduhaye byose, ubiduhana umutima mwiza, ubiduhana urukundo, wibagiza ibyo ufite. Ariko ndagushime ko ibintu byawe byose izi ni imbuto zawe, turi imbuto zawe, kandi natwe dufite abo tuzaziha. Uwiteka abaho umugisha, mureke dushime.